hari ababizi yuko wabanyangaraje iryo jambo murazi ryo kunyangaraza hari ababizi ko wabanyangaraje uwo mugoroba mu mitima ya bizabyuzemo nigeze mbabwira umugabo umwetse ko nawe yahemutse ariko yageze rusororo ngo aragenda aregereye areba mumva y'uwapfuye aravuga ngo nawe wapfa yari yaramunyangaraje yaramuzonze yarishyize hejuru arakabya arineneka agera mu kirere ararebamo abandi baramubisaba nagahinda ariko amugeze avuga ngo nawe wapfa hari abantu bajya bambwira atari ku runaka kuri umugore wa runaka ukabura poso ukaba kucyukora ibi kucyujyana naba kucyuvugana na kucyucarana naba kucyukora ibi my friends reka nkubwire muvandimwe wanjye cyangwa nshuti yanjye itekereza gutyo njye nasubije uwo muntu ndambwira nti niba byari bishoboka kugira ngo nshobore no kuzirata ku rupfu nshobore kuzarwinenekaho nshobore kuzarusuzugura nshobore kuzarwibonaho rutambuke rujye gushaka abandi mwese nakabaye umunsi mbirataho ariko aho naboneye ko urupfu y'igihe cyawe cyageze upfa nasanze Shalom shalom bakundwa bacu Yesu ashimwe Kristo yazakuzwe muraho nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu nongeye kunezezwa no kongera kubana namwe munsi Imana yo mu ijuru yaturinze kemera ko niyo munsi tuwubona ihabwa icyubahiro kubanzi mwese murabizi munyita ibyo mushatse Auntie J Mama Ganza Jolly Apostle Umuganwa byose jewe njye mbyakira Imana ibaha umugisha rero aho muri hose ku isi hose ndabashimira yuko mukunda Team TV mukunda ibiganiro byacu bigatuma mukora share hari aho njya mbibona nkabona sinakeka ko nahura nacyo nkabona mpuye nacyo nukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha muri abantu beza gukundwa n'impano nziza cyane ni ikintu cyiza cyane buri muntu yakaba yifuza ko akundwa nubwo wenda bidashobokera buri umwe ariko ndashima Imana yaduhaye igikundiro nka Team TV namwe kandi bo yahaye urukundo kugira ngo dukunde mukaba mwarabyakiriye kandi mukabikoresha neza mukadukunda tujya tubyumva turabyiyumvamo turicara kumva turabifilinga turumva iyo love yani turumva urukundo mudukunda uko rungana ko iyo mumpamagaye mumbwira ko wabuze usigaye bahe nyamuneka ikiganiro turakeneye rero ibyo byose bitwereka ko mudukunda n'ubuntu bugeretseho ubundi jya bibwira abantu ntabwo baba bakwiye kwifata nk'ibintu bisanzwe umuntu nagukunda jya ubiha agaciro umenye ngo ntabwo ari wowe ufite ibituma bagukunda ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kuri wowe rero uyu munsi nanone data yongeye kutugira neza kongera kubonana tukongera tukaganira ndagira ngo rero twongere tuganire uyu munsi ariko nongera kwibutsa ngo utarakora subscribe ajya byibuka iyo ukoze subscribe bituma message ijeho yose ipoping in cyangwa ikugera uyibona igize itya ugahita uyifungura hari aho ujya usanga buranje bibwira abantu nta kintu na kimwe kijya kibera ubusa ku bantu bazi Imana basobanukiwe nta kintu na kimwe kijya kibera ubusa buri kintu kibaho kubw'impamvu ikiganiro rero iyo wagize amahirwe cyangwa se iyo Imana yabikoze cyo kugira duhure tujye tugane hari igishobora kuza cyaka kugira umumaro kikagucika kubera ko takoze subscribe abenshi ngira ngo bajya banabyibazaho abenshi bakavuga ati reka buri abashaka ko twamukiza cyangwa iki ariko reka nkubwize ukuri ngo hari we byagirira umumaro cyane kurenza jewe nanjye kandi bingirira umumaro ariko hari nubwo ushobora gusanga Uwiteka ari wowe ya targeting cyangwa yagambiriye kugira ngo abe bigirira umumaro gusa icyo nzi cyo uko tuganira hano gutya ntabwo ari we gusa bifasha nanjye ubwanjye birafasha kuko data aba yagambiriye kugira ngo twese tugire icyo twunguka kubera urukundo adukunda sibyo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku buzima busanzwe imibereho yacu ibituranga ikintu kiranga umuntu ugasanga abantu bafite ibibaranga bitandukanye nkuko twaremwe bitandukanye nkabagiye nsa gutya wowe ukaba uri inzobe undi akaba yirabura tsiriri undi akaba
hari n'ubwo usanga nta n'ubwo kuvuga ngo hari n'ubwo usanga ni nako bimeze, usanga hanini n'imyitwarire itandukanye, usanga hanini n'imigirire itandukanye. Uyu munsi rero turagira ngo turebe ngo ese umuntu kwiyoroshya bitwaye iki? Koroha ugaca bugufi ukabana na buri muntu amahoro bitwaye iki? Ese tubirebeye aho ngaho, umuntu w'umwibone n'uwiyoroshya, abo bantu babiri sinzi niba mwari mwahura nabo, umuntu w'umwibone ndetse na wundi wicisha bugufi, abo bantu bombi twabagereranya gute? Umwibone arangwa n'iki? Uwiyoroshya arangwa n'iki? Ese wowe wahura aho ngaho ubarirwa muri bande? Uri mu biyoroshya, uri mu bikakaza, uri mu bishyira hejuru, uri mu bibona uri igitangaza, uri mu bicisha bugufi kandi muri make abantu ari wowe bababona uri ahantu hejuru mu kirere, wishyirayo cyangwa niho uri? Ese ukwiye kuba uri hariya ariko uri hasi hano? Ese ukwiye kuba uri hano ariko warinenetse ugeze hejuru? uri umuntu wicisha bugufi n'umwibone twabagereranya gute? Ese barangwa n'iki? Ese biterwa n'iki? Ese wumva abo bantu bameze bati? Ninde ukwiye kuba muri hagati y'abantu? Umuntu ufite byinshi akibona kimwe n'udafite, adafite ubwo bwibone akicisha bugufi. Umuntu ufite byinshi ariko akicisha bugufi kimwe n'ufite byinshi ariko akagira ubwibone bukamurenga, aho bantu twabagereranya gute? Rero ndagira ngo uyu munsi tuganire ku kintu cyitwa ubwibone ndetse no kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Ibyo bintu bikunze nanone kugorana muri ubu buzima bwo turimo, aho usanga abantu ari abavandimwe cyangwa ari inshuti, ariko akantu kitwa ubwibone kakaba kabatandukanye. Cyangwa ugasanga abantu ari inshuti ndetse cyangwa n'abavandimwe, akantu kitwa kwicisha bugufi kagatuma wa muntu afata amaraso abantu bose bo bari kumwe, bikanatuma ahubwo noneho uri ku ruhande amugirira ishyari. Wa muntu just kubera ko afite muri we kwicisha bugufi, nyamara afite ibyagatumye aba hano gutya, ari amazina, ari ibyo atunze, ari uwo ari we, ugasanga byagatumye ari mu kirere. Aho ugasanga wa muntu mu by'ukuri bibaye ngombwa yuko we amanuka agaca bugufi, ugasanga asa naho ari we udafite. Cyari byo bajya bakubwira ngo uriya muntu ushobora gukandagira ugahita sorry, nta bwibone namba afite muri we, nta kwishyira hejuru namba afite muri we, kandi njye kambabwire uwo muntu ugasanga mu bifatika afite impamvu yakinenetse akishyira hejuru, buri umwe wese akamurebera hirya akamutinya agatambuka. Ariko se kugira, gutunga, kugira umugisha, egare kwineneka, egare cyangwa se ibyo bikwiye kuvamo kubyimba ugakandagira abantu, kukisha abantu mu nabo, ibyo bintu murumva bikwiriye? Ndagira ngo turebere hamwe ngo uyu muntu ukwiye muri sosiyete nyarwanda cyangwa ukwiye kugaragara hagati y'abantu muri abo bombi ninde? N'ufite yarenze akagwiza n'ubwibone, n'ufite yarenze akika agaca bugufi akareshya na buri muntu, umukene n'umukire, n'umunini n'umugufi, n'uw'inzobe n'iki byose, cyangwa n'udafite wineretse wishyize mu kirere, cyangwa n'udafite ucishije bugufi n'ubundi ugasanga arasa n'utunze byinshi kandi mu by'ukuri nta kintu atunze. Rero reka mbabwire, njye naje gusanga ikintu cyitwa ubwibone ari indwara, n'indwara mu zindi. Mwari muzi yuko umuntu urwaye iyo ndwara ashobora kuba atanafite n'ikintu na kimwe, ariko gusa akagenda akabyimba akaba umukire cyane mu kintu cyitwa ahubwo ubwibone no kwishyira hejuru, akari bwo bukiragira muri we, akumva arasumba abantu bose, akumva niwe mujyanama ushobotse mu bantu bose, niwe usobanutse, niwe akumva niwe, kandi mu by'ukuri mu migaragarire no mu bifatika nta kintu afite. Mwari muzi ko abantu bahari? Ariko reka mbabwire, nta bukire na bumwe bukwiye gutuma wineneka ngo wumve ko uri mu kirere usumba abantu bose, uguciyeho ugakandagira, uguciyeho ugatuka, uguciyeho ukamuhubanganya, ukamuhohotera. Nta na kimwe gikwiye gutuma wishyira hejuru. Umuntu wari ufite ubwibone muri wowe, reka nkutangarize muri aya masaha ngo nta kintu na kimwe gikwiye gutuma uba umwibone, bikagera naho buri muntu wese ukunyuzeho abibona. Umuryango, abavandimwe bakayibona, inshuti zawe zikabibona,
byarangiza ugasanga baguciye nayubu. Njya nkunda indirimbo ijya ivuga ngo ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki ko gupfa kubaho ejo nupfa. Umugoroba wawe bazabe bicaye bavuga ku bwibone, kwishyira hejuru, kwineneka, uburyo wahutaje buri muntu kubera ubwibone bwawe, uburyo wahutaje buri muntu kubera kwishyira hejuru kwawe. Bazicara icyo bavuga. Umuntu umwe yigeze ambwira mugenzi we bahuye bakoraga imirimo imwe noneho ahura na mugenzi we turukiriya yamwishimiye araza. Undi niba ngo yaratwaye Vigo, undi rero nta modoka aragira, agenda n'amaguru. Araza amugeze iruhande, nta mvura yagwaga. Myongere mbikubwire ngo ubanze utazakuzasigara uvuga uti yenda disi imvura yaragwaga yenda, kandi naho yabigwa ntibibaho. Wa muntu ugacisha udutoki tubiri gutya hejuru y'ikirahure cya Vigo yakimanuye gatoya gato, acisha amatya akoza wa wundi azanye ikiganza aje kumusuhuza mu udutoki. Ubwo ni ubwibone, ko no kwishyira hejuru, ko no kwineneka. Kandi reka nkubwire, ntabwo bijya bibuza umuntu ko iyo urupfu ruje utaruha intoki ngo urusuzugure, ngo urwiboneho, ngo urwinenekeho, urusumbe. Iyo urupfu ruje ruragutambikana. Njye nabwiye abantu, hari abantu bajya bambwira, hari abantu bajya bagira ubwo bwibone nkanabibona. Hari abantu bajya bambwira atari ko runaka, kuri umugore wa runaka ukabura poso, ukaba kuki ukora ibi, kuki ujyana naba, kuki uvugana na, kuki wicarana naba, kuki ukora ibi. My friends, reka nkubwire muvandimwe wanjye cyangwa inshuti yanjye itekereza gutyo. Njye nasubije uwo muntu ndambwira nti niba byari bishoboka kugira ngo nshobore no kuzirata ku rupfu, nshobore kuzarwinenekaho, nshobore kuzarusuzugura, nshobore kuzarwibonaho, rutambuke rujye gushaka abandi, mwese nakabaye umunsi mbirataho. Ariko aho naboneye ko urupfu igihe cyawe cyageze upfa, nasanze nko ku ijambo ry'Imana ribivuga dukwiye guharanira kubana na buri muntu wese amahoro. Buri muntu wese duharanire kubana nawe amahoro. Kubera iki? Kubera ko ibyo byose Yobu niwe wabivuze neza. Abaririmbyi babiririmbyemo indirimbo bavuga ngo navuye mu nda ya mama zasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Yobu yaravuze navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzongera nyisubire mu nda y'isi nambaye ubusa. Ibyo bikwibonesha byose, ibyo bikwiratisha byose, inshuti y'umusaraba, inshuti yanjye, murokore we, mukristo we, muvandimwe we, inshuti y'umuntu we, ikikwiratisha icyo ari cyo cyose igituma ugira ubwo bwibone, ndakurahiye hazaba umunsi tuzasigara tuvuga ukuntu wibonaga. Imana igutabare kugira ngo ntuzasigare uvugwa amagambo nk'ayo ngayo ngo yaribonaga, yarirataga, yariyemeraga. Reka rero mbabwire umuntu wicisha bugufi. Umuntu wicisha bugufi nta gisa nawe. Umuntu wicisha bugufi aragenda akagira igikundiro, agakundwa na buri muntu, agakundwa n'umuvandimwe, agakundwa n'inshuti, agakundwa n'umuzi, agakundwa n'utamuzi kubera ko yumvise bamuvuga gusa. Uko ubyumvise uko rero ni nako biba ku mwibone. Yangwa n'umuzi, yangwa n'umuvandimwe, yangwa n'utamuzi kubera ko yicaye akumva bamuvuga. Cyane cyane abakristo, birababaje kuba turi abakristo ukumva uri umukristo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko warangiza ukaba uyu munsi ukibarwa mu bibone, ukaba utatanga rifite imodoka Imana yarayiguhaye, ukaba utakwicarana n'umukene nyamara hari aho Imana nawe yagukuye ntabwo yakuzura umukire, ukaba utavugana n'abo usumbye ukusa cyangwa ukureshye cyangwa ukungana cyangwa mu byo utunze. Byose reka nkubwize ukuri ngo hazaba umunsi uyu, isaha iyi, umunota uyu, isegonda. Rero nshuti y'Imana, ushatse wakwisubiraho. Rero umuntu umugwaneza, umuntu utishyira hejuru, umuntu wiyoroshya, burya uba uri umuhanga. Uba uri umuhanga kuba yarasobanukiwe ibihe, uba waramaze kumenya ngo nta kintu na kimwe kizatuma igihe cyawe nikigera cyo gupfa udapfa. Rero niba icyo gihari, niyo mpamvu wavuze uti ngiye mparaniye kubaho neza kandi nkabana mu mahoro na buri muntu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Indangagaciro rero ni nyinshi nziza ziranga umuntu wiyoroheje.
ni hahandi usanga yicaranye n'abo atagombye kwicarana nabo ku maso y'abantu nk'uko twe tubivuga, ni hahandi usanga avugana n'abo atagombye kuvugana nawe, ni hahandi usanga ari intangarugero mu mico no mu myitwarire. Buri muntu wese umuzi n'utamuzi amuvuga, hari n'ubwo baramwumvise gusa bamuvuga, bigatuma nawe ujya umuvuga uti Emi uzi ukuntu ari umuhungu mwiza, uzi ukuntu yitwara neza, uzi ukuntu avuga neza, uriya muntu ibintu atunze urabizi, uzi ko buriya aba muri shato afite vigo afite, ariko byose yarabifashe. Ntibijya bimubuza kuyiparika akagenda akajya kugendera n'amaguru n'abadafite imodoka, cyangwa agakorana n'abadakwiye, cyakicarana cyakaganira bya bintu byo twe turebesha amaso y'abantu tukavuga ngo bariya ntabwo ari bakwiye kwicara aho yicaye. Ariko reka nkubwire mu Kristo we, cyane cyane mu Kristo wowe wamenye ukuri gukwiye kukubatura. Mu Kristo dukwiye kuba intangarugero mu bandi, mushumba b'intangarugero mu bandi bashumba, mu Kristo b'intangarugero mu bandi bakristo, muvandimwe b'intangarugero, haranira kuba intangarugero mu bandi bavandimwe bawe. Nshuti, haranira kuba inshuti nziza mu nshuti zawe. Ese kubana n'inshuti ikwiganyira, babyita gute buriya harya mu kinyarwanda cyiza, ikwiganya. Uyu muntu yabaye inshuti, uyu muntu arandyarya ndabibona, uyu muntu akakwiganya, mwajya no kujyaho muhurira akawumva arakwiganya, umuvandimwe muvindimwe akumva arakwiganya. Ndetse yuko nanone tutayobewe ko hari n'abantu ubundi bajya bafata umuntu bakamwita mubi kandi atari mubi. Ariko ibyo ngibyo nibo utabikora, bireke, kora ibyiza bizakuvugira. Umutware wanjye niwe wigeze kwigisha ijambo rimwe rivuga ngo ikipe yishakira abafana. Nkumva ntazi icyo bivuze. Kora ibyiza, ya neza yawe izakugwizaho abantu bongere bakugarukire, bagukunde, basobanukirwe ko bya bindi bakuvuza atari byo, cyangwa nabo ubwabo byo bibeshyaga atari byo. Gira neza, vuga neza, bera mwiza abantu bose, nicyo kizaranga yuko koko utishyira hejuru. Ibyo wabutunze byose nkwibutse ngo umunsi waba umwe ukabibura, byagushyiraga hejuru. Ari umuryango uvukamo, ari ibyo utunze, ari name it, gira izina wagiha icyo ari cyo cyose cyatumaga wishyira hejuru. Muri byose rero ndasoza mvuga ngo njye nabonye ikibaho ari ukubura ubwenge. Wamaze kubura ubwenge nibwo ureba cya kinda kari cyo uhanga amaso akacyo gituma wishyira hejuru. Icyo ari cyo cyose, impapuro zawe, izina ryawe, title ifite, icyo ari cyo cyose nicyo cyaza kigatuma wishyira hejuru. Ariko ndakwibutsa ngo hari umunsi umwe icyo kintu gishobora kurangira. Uretse nacyo ndakwibutsa ko nawe ubwawe hari umunsi umwe bizarangira. Reka twese duharanire kubana na buri muntu amahoro, duharanire kwiyoroshya. Umuhungu witwa Dani we aho urinda gusuhuje, Dani niwe ujya uvuga ko kantu oroha, iyoroshye mu byo uvuga, mu byo ukora, iyoroshye. Uwo muntu rero wiyoroshya niwe ugenda agakundwa akaba igitangaza. Yewe wa muntu ashobora no gukosa, umuntu akavuga ati kariya kantu karamucitse, ntabwo Jora ariko asanzwe. Turekeraho. Bana yamwishyurwaho umugisha. Mbifurije kwiyoroshya. Uwo uri we wese, intebe wicayemo iyo ari yo yose, title ufite iyo ari yo yose, icyo utunze icyo ari cyo cyose cyatumaga wikakaza, ukabyimba, ukikomeza, ukishyira hejuru. Iyo arrogance yukubite hasi ntacyo yakumarira, kwikakaza ntacyo byakumarira, kubera ko bitajya bibuza igihe cyayo cyageze kugenda. Ariko zirikana umugoroba wawe umwe, wa munsi wo tujya tuvuga amateka y'umuntu, bashobora kuzafinda bakabeshya, ariko uzirikane ngo Imana ndetse n'abantu hari ababizi yuko witwaraga nabi, hari ababizi yuko wikakazaga, hari ababizi ko wishyiraga hejuru, hari ababizi yuko wabanyangaraje. Iryo jambo murazi ryo kunyangaraza, hari ababizi ko wabanyangaraje. Uwo mugoroba mu mitima yabo bizabyuzuyemo. Nigeze mbabwira umugabo umwetse ko nawe yahemutse, ariko yageze Rusororo ngo aragenda aregera areba mumva y'uwapfuye, aravuga ngo nawe wapfa. Yari yaramunyangaraje, yaramuzonze, yarishyize hejuru, arakabya, arineneka, agera mu kirere, ararebamo abandi baramubisa ngo agahinda, ariko amugeze avuga ngo nawe wapfa. Uramenye ntihazagire uvuga iryo jambo ahagaze hejuru y'umubiri wawe washize mu mwuka. Imana yamujeho umugisha. Shimwa nyagushimwa, shyirwa hejuru nyaguhora ku ngoma, himbarizwe neza n'ubuntu bwawe. Shimirwa ko utuganirije
twese mwami hari icyo babonye muri twebwe ko ijambo ryawe ratubwira ngo abo ukundura abacyaha ukabahana. Ndakwinze kugira ngo mwungeri mwiza rero ugire uganira nawe. Mwami w'abami, ibihe turimo ni ibihe bikomeye cyane, ni ibihe bigoye, ni ibihe bitatworoheye. Abana, abagore, abagabo, abasore, inkumi, abakozi ba leta, ba rwiyemezamirimo, abantu twese, inshuti, abavandimwe, tubaye ibibazo. Turakwinze kugira ngo rero dusure, wongere utuganirize, wongere utsure imitima yacu, wongere tworoshye utwibutse ko hari umunsi umuntu azamira umwuka. Ibyo yiratanaga byose ayo majwi agaceceka. Twibutse ko Rusororo ndetse n'andi marimbi yose hari abantu baryamyemo b'ubwenge, b'amatitles cyangwa amazina ahambaye, beza cyane, bakomeye cyane, baturuka mu miryango ikomeye cyane, bafite ibyiza byinshi ariko baryamanye nabyo Rusororo. Rero Uwiteka Mwami Imana we niwe wenyine wadushoboza kugira ngo tube abo dukwiye kuba. Tubaho umumaro muri sosiyete turimo, tubaho umumaro mu muryango wacu, tubaho umumaro mu itorero ryacu, tubaho umumaro mu gihugu cyacu. Buri muntu yicare yifuza kugira umuntu nk'uwo mushumba wiyoroshya, umukristo wiyoroshya, umuvandimwe wiyoroshya, inshuti yiyoroshya. Shyirwa hejuru kubikoreye kwiyubahisha. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.